Ewe masogisi yanjye re Mbabaza yari amasogisi yanjye amasogisi yanjye re masogisi yawe ntabwo mere kwinjira mu hano. Umva rero nkubwira wa mukobwa Papa le fou. Imeze gute? Iki? Ndayameze 3 arenga iminsi mikeya. Ndakiye kuzi gusoma ngaho. Oya mugabo ya ntago ntago. Hey, shida. Mungu wangu. Amakanzu ujyana gusenga bayafashe barayamanika kunuza gose muraryama. Sha, aho nagirije Satani ndabona agiye kuhandenza. Niyo mpamvu namba ngomba kugira ico nzira nzira bifatika. Canke tunabireke. Mu izina rya Yesu ntabwo izavamo. Ariko mu izina ryanjye ngiye pasiteri ndigomba kuvamo byanga bikunda kandi vuba cyane bitarenze ejo. Nubwo mwijima ari mwinshi gusa nzabona umucyo. Fasha mani bahaba. Amahoro y'Imana bane nawe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi tudacisha kuri channel yawe ndetse no urukundo mutwereka dora tubashimira bitewe nuko kuri wowe wakoze subscribe cyane turagushimira cyane kubera urukundo watweretse n'umutima mwiza no kubana natwe no kutadutererana. Amahoro y'Imana y'abana nawe kandi imigisha y'Imana itanga igikomeza igiguhundagazeho ndetse y'ubwoko bwose nujya gushaka akazi ukabone ndetse n'uhaha urongere aho abandi bataboneye ihawe. Nk'ibisanzwe n'umuze kongomani gase yenda wangwa na bose reba nimba utarakoze subscribe nimba utarayisanze utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu kandi uyu muryango mugari tuzamure. Nk'ibisanzwe rero tugarutse kuri the contract yacu niyo tugiye kuba tuvugaho utuntu dukeya cyane dore ko twari tumaze iminsi tutari kumwe. Ndakeka mwarimu nkombe cyane bitewe nuko mutaremweretse kumva ijwi rya muze kongomani gasegege agenda avuga aka naka ngaka. Rero nk'ibisanzwe twagiye tubabwira ibintu byinshi cyane kuri the contract. Twagiye tubona ibintu bitandukanye cyane, twagiye tubona ibintu bitobwa n'ibiteye gahinda n'ibinejeje cyane dore yuko dufitemo couple eshatu tugendaho cyane tuvugaho cyane n'indi couple yari yavutsemo y'umuhungu bita Soroba ndetse n'indi yari igiye kuvuka ya Mitsutsu n'umukobwa wa Randirodi. Ariko ibyo ngibyo ntago bituzanya ahubwo tugiye kurebera hamwe ibigiye gishize tutari kumwe ikintu cyabaye cyiza cyangwa ikintu cyabaye kibi cyangwa uko bigiye kujya bigenda cyane bigiye kuba bibi cyangwa bigiye kubaho byiza cyane. Urugero rwo hafi cyane rugaragaza ko ibintu bigiye kuba bibi cyane ni umugabo bita Bobo ushaka kugambanira inshuti yiwe Kiramani cyangwa Kamerewo. Nimba ivuga gutyo nuko impamvu nkunda kuvuga Kamerewo nuko tuba turi kwa Tayiga kuko iyo tugeze kwa Nyambo dukoresha Tayiga. Nk'ibisanzwe rero mwari mubizi yuko ko Kamerewo ari umuntu utavugirwamo kandi ari umurakare cyane muri business yakoraga. Ariko ubu ngubu akaba yaraciye bugufi bitewe nuko yamaze kubona urukundo rwiwe ahubwo ashaka kwiyubakira umuryango akava mu bintu bibi yakoraga ndetse bidafite umumaro yakoraga ariko byangagwa na leta cyangwa bihabanye n'amategeko n'amahame ya leta. Nukuvuga ngo rero ibi bintu amaze kubivamo yamaze guhura n'urukundo rwiwe byabaye byinshi cyane bibi kandi dore yuko abo bakoranaga bumvaga icyo twita sendika yabo bumvaga atavamo ndetse bagakomeza gukora. Ariko aho aboneye urukundo imyitwarire yarahindutse dore ko yatangiye kubatera umugongo. Mu buzima busanzwe namwe murabizi iyo umuntu ari guhinduka yibagirwa byose agasiga byose inyuma ndetse n'ibyo bamuherezaga ako byo kubaho
bikaba byamusubiza inyuma. Ariko bitewe nuko abandi bo babumva ko business ijya imbere kurenza umuryango no kuba wanezerwa wabona amahoro n'ibyishimo, ibyo ngibyo bakabona ko bidakwiriye. Burya baravuze ngo amahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umunyabyaha, iteka ryose ahari hose aba yikeka ibyaha yakoze. Amaraso Kamireho yamenye niyo atuma akenshi na kenshi cyane yumva atasubiramo, kubera ko agenga ahemukira abantu benshi cyane, bamwe akabica, abandi akabagira ibimuga, ndetse abandi akabagira impumyi bitewe n'ubugome yabakoreraga. Mwebwe wenda dushobora kuba tutarabibonye, ariko niko byari bimeze iyo yajyaga kujyana imari y'ubutemeye na leta ikaba yamufata cyangwa bagakozanyaho, yakoraga amahano menshi cyane, dore yuko we yisha ku giti cyo yisha abantu benshi cyane batagira ingano, kandi yagiye yambura abana akabambura ababyeyi babo, ndetse n'ababyeyi akabambura abana babo. Ndetse ibyo ngibyo byamuteye kuba yavuga ngo ahinduka bivemo, ahinduka umwana mwiza. Ariko mu guhinduka kwe ntabwo yabyicujije na leta iba yabimuhanira ibyaha byiwe, ahubwo yakomeje kwihishira no kugira umwana mwiza cyane, ariko yirengagiza ahahise hiwe. Ariko nubwo bimeze gutyo, baravuze ngo the once soldiers always be soldiers, bishatse kuvuga ngo uwagihozemo ntabwo ajya kimuvamo, dore yuko n'uyu nguyu wahoze mu mabande nawe ntabwo yamuvamo, aracyari umubande ariko wihishiriye. Turavuga Kamireho, no kuvuga ngo rero uyu mugabo utayiga bakoranaga yatangiye gushyiraho ugomba kujya kumuca intege cyangwa ugomba kujya kumugambanira. Icyo bashaka kumugambanira ni ikihe? Bashaka kumugambanira kugira ngo yongere agaruke muri business ndetse asubire mu mirimo yakoraga ya mbere, dore yuko bafite deal iri hejuru ya miliyoni 50 z'idolari. Nituyajyane mu manyarwanda turaza gusanga ari miliyari 70 na miliyari 73 na miliyoni magana. Gutyo nayo mafaranga yashyize mu manyarwanda urumva n'amafaranga y'akayabo, mu gihe wehe agomba kuba afite miliyoni 25 z'idolari arizo ziwe yakagombye kuba afatamo nk'umushahara wiwe kugira ngo iyo deal ivemo. Bivuze ngo we afite 50% ya business bari cyangwa ya deal bariho, ariko we akaba adashaka kuyijyamo kubera yuko impamvu bashaka kayigarukamo, ndetse n'umwegere wese bakaba bamukura mu nzira, no kubera yuko ari we muntu ushoboye cyane muri sendika yabo, kandi wagenda ujya kuzana imari utigeze wamburirwa mu nzira. Ubu ngubu rero Bobo yakagombye kujya ajya kuri deal, yakagombye kuba agenda kuri deal agasembura papa akajya kuzana iriya deal bari yamubwiye mu bihugu bya kure hano, yafata ibihugu 5 azajya mu bihugu 5. Ariko Bobo yagize ubwoba bitewe n'uko iyo bola ari nini cyane, agira ubwoba bw'uko yabura, kandi mu kubura akaba yakurwamo urupfu. Niyo mpamvu rero yahise avuga ati papa mpereza deal ntoya, utuduri duto bari kongera nzambaza nigiraho, maze se mubwira yuko kugira ngo upfire kudufaranga duke wafira ku mafaranga menshi, n'abantu bakavuga yuko wapfuye ugerageza. Nguko nibyo ho byatumye amubwira yuko nimba ari igashaka ahubwo agomba kugenda kwa Kiramani cyangwa kwego kwa Kiramani. Bamuvuze gutyo nuko ajya mu rugo rwa Nyambona Kira, maze agafata umukunzi wa Kira akamugaragaza, bakamumenya kugira ngo bamukure mu nzira, kandi bakamukura mu nzira mu bwenge ku buryo nta muntu uzigira umenya cyabayeho, bakabifata nk'impanuka. Kubera yuko aba bagabo ntabwo bakinishwa nyine iyo bari muri business ni business, iyo ushatse kuyitandikamo bihuba ibibazo bikomeye cyane byatuma unasiraga ubuzima bwawe. Twikije kuvuga yuko ko ari amakupure menshi cyane. Umugabo Mitutu yagiye gusaba imbabazi kwa landlord wiwe yitwaje agakesi, maze landlord aca bugufi baraganira neza, dore ko ariko ikibazo cya Mitutu ari kuvuga ari kugenda yirata imiringa atigeze anatungaho, dore ko yamaze kugenda yivugisha ngo afite ama business akomeye cyane, ndetse ngo yari umusirikare ngo n'amaneko. Ubundi hari ibintu mu buzima busanzwe umuntu atajya yirata. Umusirikare ntabwo ajya yirata ngo ndi iki ngiki, ndetse bitewe na discipline aba yarahawe ni ukubaha abantu bose, kandi atishyira hejuru, atiremereza, akagendera munsi y'amategeko, ntagende hejuru y'amategeko, kandi aba afite n'amategeko mu kiganza cyiwe, ariko akemera akagenda munsi yayo. Utekereze ko ufite ikintu ukagenda munsi yacyo. Nirumva rero we yari yamaze kwikundira umukobwa wa landlord, avuga yuko azajya mu cyaro akagurisha ingurube ze zose, maze akaza kundanira no umukobwa. Ariko ntago amerewe neza yuko umukobwa bitanana ahora amubwira yuko amuvira aho ngaho. Impamvu rero byameze gutyo nuko nana aho ngubu
bitewe n'akazi ke k'ubumaraya abangamiwe cyane na mitsutsu kubera ko atari kwinjiza abagabo, nawe umugabo aje akahasanga undi muntu kandi uwo muntu agaragara nk'ipanji yakumva apeti ishize maze agahita yakisubiraho mazinana nawe akaba ari botike yiwe ngendanwa ikaba iri guhomba muri ubwo buryo kubera yuko yanze gukora. Uwo bita Jojo we ntacyo bimubangamiye, ahubwo Jojo we icyo arangamijwe imbere n'akazi kiwe kandi akanagakora neza kugira ngo abone ikimutunga bitewe nuko nawe ababona hari amahirwe menshi cyane agenda amucika. Urugero nka Nyambo yabonye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 70 z'amanyarwanda yani inshuti na Jojo, ndetse Nsabi nawe amaze gukundana n'umukobwa ufite amafaranga za miliyoni n'utumiliyoni nawe ariko akaba ashaka nawe kuba yamwiyangishije. Rero ayo mahirwe we Jojo we aba yumva ari amahirwe akomeye cyane, mu gihe yinjiza umugabo umwe akamuhereza ibihumbi 200 akonjiza amafaranga menshi cyane Jojo atakinjiza mu kwezi. Niyo mpamvu rero nkubwiye ko Jojo aba nawe abona ko ibintu bitari kuvamo neza cyane, mu gihe Nsabi nawe n'umukunzi we mushyashya Nsabi atavugirwamo ahubwo aba yumva ko ibyo akeneye byose n'ibyo gukora ariyo yakagombye gukora. Ntashaka kuba yajya inama n'umukunzi we mushyashya kugira ngo ubake ahazaza ndetse ntagire umuntu uzamusuzugura, dore ko ubuzima bubi n'akababaro na depression Nsabi ahuye nawe yakuye nawe kubera urukundo no kubura amafaranga. Urukundo rwe rwagiye kubera amafaranga, ariko urundi rukundo rwaje ruzanye n'amafaranga, ariko Nsabi we ntashaka kwiga ibintu byakorwa nk'uko yakagombye kuba gukorwa, ahubwo we ashaka bitwara mu buryo bwiwe kandi uburyo bwiwe bushobora no kubangamira Nsabi bukazatuma abura amahirwe. Amahirwe ya mbere yaraje yo kubona amafaranga ayatera inyoni, none haza andi mahirwe nayo ashaka kuyima inzira. Mu gihe rero indi couple twavuzeho ni couple ya Soroba ndetse n'umukobwa mutoya Claudia. Mu gihe Soroba abwira umukobwa ko nta kintu kizabatandukanye, dore ko yanamwihereye isezerano ry'uko nta wundi mukobwa azigera ashaka cyangwa aryamana nawe. Ibyo ngibyo mwarabyiboneye, ariko uyu muhungu we yirengagije yuko yamaze gusinya kontra na Devu yo kujya gutereta mu diaspora cyangwa umukirekazi ufite amafaranga ariwe mugore wa Nsabi kugira ngo abe yamukuraho amafaranga. Ariko ibyo byose biri kugenda byanga bitewe nuko Soroba yiboneye urukundo. Ubundi umusazi n'umuntu wakunze bose ni bamwe, kuko nta muntu ujya bagira inama babwira ati iki kintu n'ikibi cyangwa iki ngiki. Umusazi ashobora guta amata akayamena hasi akayorukize bakakinywa kumva kiranaryoshye, ariko n'umuntu wakunze nawe ashobora gufata ibyera akabijugunya agafata iby'umukara byambiye kugira ngo anezeze umutima wewe. Bishatse kuvuga ngo urukundo iyo maze kugera mu mutima ni ruhita rujya no mu bwonko, maze ugahita utangira gutekereza nk'umuntu utari kwinosa ahubwo wibereye mu yindi si yindi, dore ko ubu ni mu isi iyo Romeo na Juliet babayemo y'urukundo rwo hejuru, kandi akenshi na kenshi bikunda kuba amahirwe kubera yuko muba mwakundanye urukundo rwanyarwo rwiza. Burya urukundo ruratsinda aho ruri hose, niyo rwaba ruri mu mashyamba y'inzitane rwishakira inzira rukajya kuzana nyirarwe rugahura nawe. Nk'urugero, umuntu ashobora kuba yaravukiye i Burayi, we waravukiye hano muri Afurika mu cyaro cyangwa mu nzara z'igihugu, reka tubyite gutyo. Ubwo ntituvuga mu nzara z'igihugu, ni ku nkengero z'igihugu kure cyane, maze umuntu akiturikira aho ngaho i Burayi warerewe wowe ameze neza afite n'uduceri twiwe, akaza mu nzara z'igihugu mugahura, akaba aribwo urukundo rwawe rukaba rwarazamutse rukajya mu ndege rukamanuka rukaza kugusanga aho ngaho. Niyo mpamvu urukundo ari ikintu gikomeye cyane. Urukundo rurusha ubushyuhe umuriro, kandi urukundo rurusha ubukonje amazi na ice. Sinzi aka kantu nimba mubashije kuba mwakumva neza. Rero mu kindi gihe twavuze iyindi couple ni couple ya Kianamani na Nyambo yamaze gusubirana bimeze neza cyane, ndetse bari muri romance ya danje. Tubavuga yuko bari mu gihugu cyabo muri Eden, reka tuvuge gutyo, dore ko Kiramani ari umuntu uri romantically cyane, ndetse na Nyambo uri romantically cyane. Iyo bari kumwe ubona nta kintu cyakagombye kuba cyabatandukanya. Birashoboka yuko urukundo rushobora kuva mu rukundo rukomeye cyane, nubwo rwabanje kuba fake love bikaba mbi cyane bitewe nuko rwari urukundo rw'uruhimbano rwahimbwe n'amafaranga, ariko Imana ishobora kurukomeza bitewe nuko Imana ireba imitima y'abantu babiri, kubera ko handitswe ngo babiri bateranye bari kumwe bahuje umutima nzamanuka mbane nabo maze bakore ibintu by'ubutware. Niyo mpamvu rero Imana ishyigikira abantu bakundanye, kubera yuko Imana ubwayo ni urukundo. Hagati yacu n'Imana habamo urukundo, nubwo akenyera kenshi tubanza tukavuga ati Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo nk'uko handitswe, ariko hagati yacu na Yesu nabwo harimo urukundo, na hagati ya Yesu n'Imana hakaza mu urukundo.
urukundo. Urumva ko urukundo ari ikintu gikomeye cyane cyakagombye kuba cyanaba mwino si kikayobora isi cyane, ariko akenshi na kenshi bitewe n'inda nini y'abantu dukunze kuba urukundo twirwirengagiza, ahubwo tugahita dushyira inda yacu imbere, bakaba rero dushyira imbere cyane cyane nk'urugero reka nubereke uyu mugabo Tayiga we yumva ko ifaranga ryo ryaza imbere kurenza urukundo. Umukobwa Tasha yari amaze igihe kinini cyane tutazi burya Tasha yari yibereye muri ambiance. Reka mbabwire Tasha ni umunyabirori no mu buzima busanzwe murabizi yuko isibye hano muri filimi n'ahandi hose mwagiye mubona ni umunyabirori ukunda gutwika no kwinywera, ariko ubu ngubu we yari yagiye ajya kwinywera amayoga n'inshuti ziwe, amaze amara iminsi myinshi cyane yibereye muri ayo ambiance, ariko yirengagije akazi kiwe mu gihe gito, ariko mu gihe yakibukiye yaragarutse. Burya iyo ufite akazi gakomeye cyane niyo mpamvu mukunda kubona abasirikari batagomba kujya kunywa inzoga cyangwa n'abapolisi batapfa kujya kunywa, ahubwo iyo bafishoje akazi bashobora kuba banywera mu kigo bagakora ubusabane nabo, bakaba igicupa bakaba bari sigingiza maze bakarika intege. Rero impamvu ni discipline baba baratojwe, bitewe nuko inzoga iyo uyinywe ishobora kugukoresha amabara menshi cyane ukamena ukaba wamena amabanga, kandi ibyo ngibyo ntabwo biba bikwiriye ku muntu ufite ibanga rikomeye ririmo urupfu n'ubuzima. Ni nayo mpamvu Tasha ubona abikora mw'ubwo uburyo. Rero nk'uko bisanzwe rero iyo turi mu kiganiro cyacu tubibutsa kuba mwakora subscribe mukanatanga n'ibitekerezo kugira ngo dukomeze turebe ahantu ibintu biri kugenda birashira cyangwa bishyira cyane. Umugabo Devu nawe watangiye guhura n'ibibazo bitewe n'ubukene ari kugenda ahura nabwo, bitewe nuko abo yitaga inshuti bose batangiye kumutera umugongo. Ari Nsabi yatangiye kubona ibiceri bikomeye cyane, ndetse ari na Soroba yigendeye mu rukundo, mu gihe Devu ari kwiruka ku mafaranga y'abandi no guteka mutwe bizamuko raho. Reka mbabwire ngo iki kiganiro tugisoreje ahangaha. Wowe wadukurikiranye turagushimiye, ndetse nawe ugiye utarakora subscribe ugikore kugira ngo tuzakomeze tubane mu biganiro by'ubutaha. Naho ubutangire muze kungomane gasegije na wangwa na bose. Turabakunda muri Imana, komeze abane nawe.